Ikaze ku Isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye Isimbi rya Yesu, mumaze kubimenyera, turabakunda kandi turabishimiye. Mbashimiye uburyo mukomeje kutubwira ko ibintu biri kugenda neza kandi ko hari contribution nini ikomeye turi gukora mu buzima bwanyu. Hari impinduka n'amatemonyage menshi dufite, tumaze kubona yuko ibi bintu biri kugenda neza. Rero turabibakundiye kandi turabibashimiye cyane. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share ibi bintu niba bigufashije, ukaba wumva hari ikintu byakugejeje, ukaba wumva hari impinduka y'ubuzima iri kugende kubaho, please ikintu wakora kiryoshye nuko washishikariza n'abandi kuza kuba abanyamuryango ba Isimbi rya Yesu TV. Uyu munsi tugiye kwiga ikintu kiryoshye, tugiye kuvuga ngo igishoro cy'ubuzima uragifite. Ibintu bitanu ufite by'igishoro cy'ubuzima, uri sure neza ko ibyo bintu nta muntu utabigira, ni ibintu ufite wowe undeba. Ibyo bintu bitanu ni ubutunzi wifitemo wowe muri wowe, biguhesha kuba wabaho neza cyangwa se kuba wakora urugo rwiza. Murabizi ko hano ku Isimbi rya Yesu TV turiga development personnel kugira ngo twebwe turusheho kuba beza, bidufashe kubaka ingo nziza. Iyo niyo slogan yacu, yuko tugomba kuba beza kugira ngo tugire n'ingo nziza. Rero uyu munsi nifuje kukubwira igishoro, ubutunzi, igishoro nakubwiye ngo igishoro cy'ubuzima. You have it. Ufite igishoro cy'ubuzima. Ako kantu ndagasubiramo, ufite igishoro cy'ubuzima muri wowe. Ufite igishoro, ufite ibintu bikurimo by'ubutunzi biguhesha wowe kubaho neza unezerewe, kandi bikanaguhesha no kugira urugo rwiza cyangwa kubaho mu rugo runezerewe. So hari ibintu byinshi mu buzima bw'umuntu yibaza ngo iki nagikora nte, biransaba igishoro, biransaba ko mfite iki ndagikeneye ariko ndakigeraho nciye hano, ndakigeraho nciye mu bantu, ndakigeraho nifashishije ababyeyi, nifashishije ibintu runaka. Ariko uyu munsi ngiye kukurezimira ibintu bitanu wowe undeba ufite, biri muri wowe, ufiteho access, byagufasha kubikoresha. Ikibazo tugira ni ukumenya kubikoresha cyangwa se gusoma notice ivuga ku muti. Uziko hari igihe uremba kandi ufite umuti mu nzu, ariko kubera iki? Kubera ko ntabwo uzi icyo wa muti uvura, cyangwa se ntabwo wari uzi neza ko ari umwana yigeze kundembana mfite ibuprofene mu nzu, ariko nari nzi ngo umuti uvura umuriro ni suppositoire kakandi ko mu gisusu tujya dushyiramo abana ngo batagira umuriro. Narababaye mvuye kwa muganga nyuma y'ijoro n'amajoro, mu bintu muganga yamwandikiyemo ibuprofene. Ndamubwira uyu muti ndawufite mu rugo. Muganga aravuga ngo ni gute umwana yarinza kurembana, uyu muti uba ufite. Guhera icyo gihe naje kwiga gusoma amanotisi no kumenya imiti icyo ikora. Uyu munsi wa none nakuvura rwose, umwana ndamuvura ukagira ngo narabyigiye. Nabivanye mu kimwaro no guseba, mbonye karibira nakoresheje umwanya, tension, umwana afite umuriro, nibaza ngo uyu mwana, mana we, ngiye kureba mbona imiti hafi ya yose yamwandikiye ndayifite mu rugo. Ariko nzira nyine ubujiji bwo kutamenya ngo ibyo bintu. Kuva uwo munsi nize utuntu turebana no kuvura rwose, nzi gucangacanga. Abaganga mu mbabarire, ariko yes, examen ndazikenera, ndanabakenera abaganga, ariko at least utuntu turaho twibanze umwana namenya nanjye kubikora kugira ngo ntazajya nirukanka kandi umwana iyo ari kumpfana umuriro kubera ko ntamenye icyo umuti uvura. So muri iyo mpamvu rero, niyo mpamvu hano nifuje kubwira ngo dore ibintu by'igishoro ufite, ibintu bitanu ufite muri wowe biguhesha insurance, biguhesha kuvuga ngo ubuzima urabufite, cyangwa se urugo rwawe rwaba rwiza n'ubuzima bwawe bwaba bwiza muri rusange. Hari ikintu cya mbere, hari ubumenyi ngiro, skills. Hari ibyo bita ability. Hari ibintu muri wowe uzi gukora karemano yawe. Hari abantu bazi gusetsa, hari abantu bazi guseka, hari abantu bagira muri bo akantu k'ubukorikori, uzi guhuzahuza utuntu ugakora ubukorikori. Hari abantu muri bo bazi kwirukanka mu buzima,
reka nkubwire ngo ntabwo bibaho ko wowe ubaho nta bumenyi ngiro, nta skills ufite. Ahubwo wenda ikibazo uri bugire ni uko uhora ureba iby'abandi ukifuza kumera nk'abandi, ntiwihe umwanya wowe kureba ibyuzi ariko urabizi. Take time urebe skills zikurimo, ufate ubumenyi ngiro, ikintu uzi gukora, ikintu uzi gukora neza ukavuga ati iki kintu ndakizi, niba ari ukuririmba, niba ari ukuvuga, niba ari uguseka, niba ari ukwandika, niba ari ugutripota utuntu, ubukanishi, ikintu uzi gukora, uzi gutwara imodoka neza, uzi ikintu cyose wowe wumva muri wowe uzi gukora neza, cyakubera igishoro cy'ubuzima, cyakubera impamvu umunezero, ikintu kizana umunezero mu buzima bwawe, juste bikaza no kugera kuri famille cyangwa kuri couple. Ikindi cya kabiri ufite spiritual gift. Ahangaha ndaza kubisobanura, hari impano z'umwuka. Ndaza kubinginga ngo muntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ubundi iyo twakiriye Yesu tujya tumwakira akaza azanye na gift n'impano mu buzima bwacu zitwa impano z'umwuka. Ni 9 zibaho muri Bibiliya, mu Galatiya 5:23 yego, cyangwa 19, kubera kuri 19 ni imbuto za kamere, 23 ni imbuto z'umwuka. Cyangwa se no mu Bakorinto ba mbere, sindi buvuga ibyanditswe cyane nangiye kubizana, ariko at least icyo nshatse kukubwira nuko habaho impano z'umwuka, habaho gufasha, habaho gufasha abakene, habaho nyine ikintu kirebana n'impuhwe, passion. Hari ibintu, reka nkubwire ukuntu kwakira Yesu bimera. Hari ukuntu mu mpera z'umwaka hajya haza hakabaho kuvuga ngo promotion, uragura ikintu bakongeza ikindi, cyangwa uragura iki baguhe 2 cyangwa 3. Uko niko kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, gukizwa, kwakira, invitinga Yesu. Ubonye umushyitsi, gakuba kundi iyo wabyaye abashyitsi baze kugusura, baje kuguhemba, baraza bazanye n'ibintu, sibyo? Rero icyabaye ni ukubyara, nicyo cyabaye mbere, ubundi bikurikiraho ni uguhemba. So hari ukwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, araza akinjiramo akaguha n'impano z'umwuka, spiritual gift. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe, akijijwe, icyambere urashiftinga, uva mu buzima busanzwe, uva mu amazina yawe asibangana mu gitabo cy'urupfu ukandika mu gitabo cy'ubugingo. Mu yandi magambo ugira eternal life. Rero mu mpano z'umwuka habamo wisdom, urumva ni ubwenge, habamo understandings, kumva. Ibyo ni ibintu umuntu ahabwa, ni gift z'umwuka, spiritual gift. Habamo counsel, kukujya inama, ubujyanama, ni impano duhabwa iyo twamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Habamo fortitude, habamo knowledge, habamo piety, habamo fear of the Lord, gutinya Imana. Za mpano zose uko ari 5, abasoma Bibiliya niba muri kundeba, ibyo bintu mwabisanga muri Yesaya 11:2. Izo ni umwuka w'Uwiteka uza akinjira mu buzima bwacu akadufasha uhinduka. Umwuka w'ubwenge, w'imbaraga, wakira ubwenge, wakira imbaraga, wakira kujya inama, wakira gutinya Imana. Ikindi wakira akandi ka 7 ni impano 7 uraza kuzisanga aho ngaho: kubaha Imana, gutinya Imana, gukunda Imana, imbaraga zo gukora ibintu, kujya inama, gutinya Imana no gukunda Imana. Ibyo byose ni ibintu tugenda tubona iyo twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Icyo rero nacyo iyo wamaze kukibona kiba igishoro cy'ubuzima, kuko mu buzima uzakenera ubujyanama, mu buzima uzakenera understandings iyo ku rundi level. Iyo uri mu kazi uri kubona ibintu byagucanze mu rugo, iyo understandings irakora, iraza ikaguha kumva ibintu bitari kumvikana, ikaguha kureba ibintu bitagaragara, ikaguha ubujyanama, kumva inama zirakuzuye muri wowe, hanyuma ukanatinya n'Imana. Rero ibyo bintu byose ni ibintu bigenda bigufasha nk'igishoro cy'ubuzima.
icya gatatu nk'igishoro cy'ubuzima ni ikintu ukunda, iyo passion. Mu buzima twese uko tugenda hano hari ibyo dushoboye gukora ariko hari n'ibyo dukunda. Hari ibintu dukunda iyo ukigezemo imiryango ikingukira, urumva, ukumva ukunda kuririmba, ukumva ukunda gusura abantu, ukumva ukunda gufasha abantu, ukabivanamo projet rwose yo gufasha abakene cyangwa se gufasha bikakubera ikintu ukunda mu buzima. Iyo ugikurikiranye neza ugafokasinga kuri icyo ngicyo ukagiha umurongo ngenderwaho, hari igihe kikubera igishoro cy'ubuzima kandi kikanagufasha no mu buzima bwawe busanzwe. Ushobora gukunda gusoma, ushobora gukunda kwandika, ukandika ibitabo, ugafasha abantu benshi, warangiza nawe kandi bikagutunga. Rero ikintu ukunda, iyo passion, ntukajye uyisuzugura mu buzima kuko yakugeza ahantu kure. Passion yawe, icara uvuga uti ariko ubundi njyewe nkunda iki? Niba ubaho wumva nta passion ugira, ufite ikibazo mu marangamutima yawe, banze wivuze, cyangwa se ufite ikibazo cyo kurebera ku bandi. Wowe nturabaho, hariho kanaka muri wowe. Banza ureke wa wundi, wowe ubanza ubeho, urebe passion yawe. Icyo nacyo ni igishoro cy'ubuzima. Ikindi kintu cya kane kizagufasha mu buzima ni personalite zawe, caractère yawe, plus nyine ya Spain, uko ubayeho cyangwa se environment, bya bindi biguformye bikakugira wowe. Personalite yawe, personalite twarazivuze nenye, ko abahanga cyangwa babihagurukiye mbere yuko tubimenya babiformye hari personalite y'abasange, hari abantu baba melancholique, hari abantu baba phlegmatique, hari n'abantu baba colérique. Abo bantu uburyo personalite yawe iteye, uburyo uteye ni igishoro cy'ubuzima, kuko bishobora kukugeza ahantu wowe utatekerezaga ko wagera. Bishobora kukubakira urugo, kuba uri umuflegmatique ukaba utuje, ukaba uri umuntu ushobora gufasha abandi muri vision zabo, ukabafasha. Icyo kintu cyakugeza kure uramutse ugikoresheje. Kuba uri umucolérique ukaba ushobora gukora ijoro n'amanywa ugapfira ikintu wiyemeje gukora, byakugeza ahantu kure utabasha kwigera. Icyo nacyo ni igishoro cy'ubuzima. Personalite yawe yishake, urebe ukuntu wayibyaza umusaruro, yaba umusaruro mu kubana n'abandi, yaba muri relationship cyangwa ari no mu rugo, no mu buzima busanzwe, no mu kazi. Personalite yawe yagucisha ahantu rwose ukavuga uti ahangaha Imana yampaye igishoro cyitwa personalite. Akanyuma kazagufasha ni experience y'ubuzima, ubunararibonye. Reka nkubwire ngo nta muntu utagira experience. Experience ni ukuvuga ngo ubunararibonye ni ibintu wabonye mu buzima bwawe uhereye ukiri mu nda, nuko wenda utabyibuka, ariko ibintu byose waciyemo, ibibi ni byiza, byitwa experience. Ushobora kubikoresha uyu munsi wa none bikakugeza kure. Ibikomere ufite, ibibazo, agahinda, ubupfubyi, kwirukanwa ku kazi, ubushomeri n'ibindi bintu byose mu buzima bwawe byakubayeho, ushobora kubibyaza umusaruro, ubuzima bwawe bugahinduka. Ako kantu nari kugasubiramo cyane. Experience, ubuzima waciyemo, amateka waciyemo, kavukire yawe, imikurire yawe, imirererwe yawe, uko umeze uyu munsi kugeza ubu, ibibazo uri gucamo, niho harimo ministry yawe, niho harimo breakthrough. Abakire ba Jack Ma n'abandi bantu bakomakomeye bose, nari ngiye kuvuga Abraham Lincoln, yaratsinzwe mu buzima bw'inshuro nyinshi. Ngira ngo yatangiye kwiyamamariza ubuperezida afite 47 ans, aza gutsinda ngo afite 53 cyangwa ningahe. Niwe mu perezida ngo watsinzwe mu matora inshuro nyinshi, ariko byarangiye n'ubundi abaye perezida wa Amerika. Kandi na mbere yaho iyo umwumvise muri background ye, yahereye mu bwana ngo agenda aba failure nyine, atsindwa, yirukanwa ku ishuri, akenabi, afite utuntu tw'amateka mabi twinshi, ariko yabibyaje umusaruro mu buzima bwe. Uyu munsi wa none turamwibuka nk'umuperezida wabayeho wa Amerika, sibyo?
hari n'aba Jeff Bezos bose n'aba bakire bakomakomeye nuko wenda ndi kuvuga bariya bari kuri urwo rwego, ariko nawe turebye amateka yawe twasanga impamvu umeze uko umeze biva muri experience y'ubuzima bwawe, ibyo waciyemo. Uyu munsi ukaba uri hard worker, ukaba uri umukozi cyane kubera ko wigeze guca mu bukene bwinshi cyane. Uyu munsi ukaba uri kuvuga uti sinshaka gusubira muri ariya mateka, uyu munsi ugakora cyane. Rero ikintu ufite experience y'ubuzima bwawe, ibikomere byawe si ukuryama ngo uvuge ngo mana uhore wimyoza uvuge ati ngewe iyo mbigenza gutya, iyo mvuka kwa kana, iyo mvuka muri uriya muryango shabari abana nimbe nabo bagize gutya. Oya, reba ibyo waciyemo wowe ubigire escalier, ubigire ibuye ryo guhagararaho mu buzima, uzagera kure. Hari impamvu wabaye imfubyi, hari impamvu utafashwe muri kariya kazi, hari impamvu bakwirukanye muri kariya kazi. Iyo umuryango ufunze hafunguka iyindi miryango mu buzima. Umuntu abura se ntabura se urumva? So ari motivations nyinshi ushobora kwiha mu buzima bwawe, ariko nakubwiraga ngo hano ku Isimbi rya Yesu TV twemera kwiga. Ufite igishoro cy'ubuzima, ibyo bintu ubifiteho access. Ni ibintu bidasaba ngo ubure umwana wo kwa kanaka, ni ibintu bidasaba ngo wowe uba ufite ababyeyi cyangwa ngo utabifite, ni ibintu bidasaba kugira piston umuntu gusunika mu buzima ngo nibwo uzahirwa mu buzima bwawe, ni ibintu bidasaba kuba utuye muri etage cyangwa waravukiye mu mujyi runaka, cyangwa ngo wavukiye mu cyaro, cyangwa ngo ngewe ngo impamvu ngo ntabasha kwiyansorta hano hantu ngo nukubera ko ngo navukiye ahantu hanaha. Oya, hari ibintu bitanu ufite muri wowe bishobora wicara ubyigeho uvuga uti ibi bintu nyamara birimo igishoro cy'ubuzima bwanjye. Ndabigusubiriramo, harimo skills, ubumenyi ngiro, ikintu uzi gukora neza. Nta muntu utakigira mu isi, buri muntu wese agira skills. Imana iturema yaturemanye ibintu bitanu kugira ngo tubyiteho. Harimo spiritual gift, dufite access twese ku musaraba. Yesu yarahagaze aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze. Umwana w'umuntu yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani yose, kandi ni ukuri, reka mbabwize ukuri, ushatse wakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, kuko ntabwo aza wenyine, azana n'ama gift, spiritual gift zikakuzaho, ubwenge, kumenya, budahangarwa, akazana nyine bya bindi byose, kumenya Imana, gutinya Imana, imbaraga zo gukora ibintu, akaguha imbaraga ukajya ugira ngo ntabwo uri wenyine, kandi byaseriye ntabwo uba uri wenyine koko, uba ufite umufasha. Yaravuze ngo ndagiye ariko simba size mwenyine, ndabasigira umufasha, uwo nguwo ni uzabana namwe. Akandi ka gatatu kazagufasha ni passion, ikintu ukunda. Check wicara uvuga uti ariko ubundi nkunda iki, passion yanjye ni iyihe mu buzima. Icyo ni igishoro cy'ubuzima bwawe. Ikindi kintu cya kane kizagufasha ni personalite yawe. Twarazize hano ku Isimbi rya Yesu TV, twize personalite zihari. Personalite yawe ifite kalite ikagira na defo. Ni ukuri hari ahantu byagucisha pe, hari ahantu kuba ucecetse kwawe byagucisha, hari ahantu kuvuga kwawe byagucisha, hari ahantu no gutinya kwawe byagucisha. Yes, wireba gusa amadefo yawe, ahubwo reba kalite ziri muri iyo personalite zawe. Ushobora kuzikoresha, ni igishoro cy'ubuzima cyakugeza ahantu kure. Akandi kantu kanyuma twasorejeho ni experience. Experience y'ubuzima ni amateka waciyemo. Ntabwo ari ngombwa ngo ube waravutse kwa kanaka kugira ngo ugire experience. Reka nkubwire ngo uriya nawe wagufungukiye akakubwira ubuzima bwe, nawe wasanga afite experience, nawe wasanga afite amateka. Hari ibyamubabaje n'ibyamushimishije, ibyamugoye n'ibyamworoheye, ibyo nawe urabifite mu buzima. Ubwo buzima buri sophistiqué waciyemo, uko kuntu ubona ibintu byawe biri bizarre, bisa nkaho bitagira umutwe n'amaguru, yabushyira ku mugaragaro bakubwiye ngo ushyire ku rupapuro, ukabona ubuzima bwawe buri futi, like ntago wigeze ubaho. Hari umuntu uvuga ati ngewe ntekereza ko ntigeze mbaho. Ibintu byose mu buzima bwawe ubona bisa nkaho biri flow, nta kintu na kimwe kigenda neza, ariko wenda twavuga. Ariko reka nkubwire ngo nubwo ubuzima bwawe bwakubera igishoro, waba ukinamo filme, wazaba ukinamo filme rwose, ikavamo filme cyangwa story, ukayandika, ukayisohora, ikazafasha abantu benshi ku isi. Kandi kizagufasha, uzamenya ko hari abandi baciye muri ubwo buzima bwawe n'ubundi babayeho, cyangwa se ugafasha abakiburimo
ugafasha n'ababuvuyemo batari bakira impinduka z'ubuzima bwabo. So experience y'ubuzima bwawe, amateka yawe arakugize kandi ni igishoro gishobora kuguhesha kubaho none ukazabaho n'ejo hazaza. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Isimbi rya Yesu, twari muri cya kiganiro cy'ishuri ry'ubuzima, ariko yari motivation ikubwira ngo please, muri wowe harimo igishoro, muri wowe harimo igishoro, muri wowe ufite ibintu bitanu, ufite skills, ufite passion, ufite impano z'umwuka, ufite ufite personality, ufite na experience. Nakagaruka rero ku Isimbi rya Yesu TV, turi kumwe n'ubutaha. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze tugere kuri target iri hejuru cyane, turebe ko twakongera uyu muryango wacu tukawugira benshi, bakaza tugafatikanya tukaryoherwa muri uru rugendo twatangiye rwo kwiga no kubaho neza. Thank you.